kansabe chevre yigirano ruhande rwaje muze nawe ntabwo yabasha guhagarara ariko nawe twamusaba ko yigira hano turagira ngo turahari mu izina ry'umuryango tubagaragarize umugaragaro iki gikorwa tugiye gukora. Urabizi ko Shikama yari mukuru wacu kandi uyu musaza ari muri base wabo bari kumwe, ariko dufite n'abana, dufite abakwe, dufite abishwa, dufite abakobwa baza batugana. Kuba Shikama uyu munsi tutari kumwe suko yapfuye. Shikama arahari, yarabyaye, aruzukuruza, yewe n'ubuvivi mu minsi mike azaba mufite. Ngo rero kuvuga ngo Shikama yapfuye twaba tubeshe kandi atahamanye ikara. Twagira ngo rero tubabwire ko twese twaba mu mwanya wa Shikama, twese turanye, twese twaba hafi ya mukecuru, ariko ku mugaragaro turagira ngo tubatangarize ko Inoke umuhungu wacu ari we ugiye gusigara mu mwanya wa Shikama. Hanyuma abaganaga Shikama muzaze mureba Inoke. Inoke ibanza zose Shikama yacaga, Inoke azazica yifashishije n'abavandimwe. Nanone niyo mpamvu mubonye hagurukije Bishebure, no kugira ngo mu gihe imanza zamuremereye, uyu ni murumuna wa Shikama, ni umujyanama wa Rufi, icyo gihe azamuba hafi, azamugira inama. Nanone imanza nizibarenga azatureba nk'umuryango. Turahari, twiteguye gufasha Inoki kuyobora uyu muryango wacu no kutuyoborera neza. Abakwe bazaza bavuga tugiye kuguha ubutware, tugiye kuguha uyu munsi, inkoni tugiye kuguha ntabwo ari yo gukubita, niyo kugaruza ubugwaneza. No kugira ngo tukubwire ko iyi nkoni ufashe uyu munsi ubaye umukuru w'umuryango, uzaza ubwira abana inama, ntabwo ari wowe wenyine. Ibyo byose uzabifashwa nande? Uzabifashwa na madamu. Rero nanone komeze ufashe Inoke mu kuyobora uyu muryango. Uyu muryango nta muntu twigeze kumva yitotomba. Uwo muntu utaritotombye igihe iso yari ahari, uyu munsi akaba yashaje, twizere ko ntawe uzitotomba. Nyemerere tugushikirize iyi nkoni y'ubutware yo kuyobora. Ni n'icumu. Haguruka na madamu. Iyi ni inkoni y'ubutware. Uyu munsi abantu bose bamenye ko Shikama atapfuye, Shikama arahari, ni Inoke. Nanone reka dusabe ingofero. N'ubundi imanza zose Shikama yacaga zikugiye ku mutwe, kugiye ku mutwe, uzikinga izuba, ariko izo manza zose z'abatwari Shikama yaduciraga, nanone uzakomeze uzidukire, zizakunanira uzatugisha inama nk'abajyana. Tukaba tubashimiye, tubifuriza
uzatuyobore neza. Ahasigaye reka dusabe mukomeze kugira amahoro y'Imana. Imana ibaho umugisha mu kuyobora uyu muryango. Niyo mpamvu mwabonye twahamagaye abapasiteri, ibindi mwabyishoboza mwenyine. Uyu ni umutwaro uremereye. Abakwe bazaza basange nta ngufite, bakubwire ngo uraduhinga, uzayishaka, ni mu mutwe wawe niza, uzahamagara abana ibitekerezo. Ubwo rero turagushimiye ko wemeye kuganduka, uzatuyoborera umuryango neza. Tugutereranye, turi kumwe na so wanyu, natwe ba so wanyu turahari. Ibibazo byose uzagira muri uyu muryango twese tuzabifashanya. Imana ibafashe kandi bamugisha. Reka dusabe pasiteri abasengera Imana uyu muryango mu wereke Imana kugira ngo izamufashe. Dukomeje ko gushima kuko ari wowe ukora ibikomeye. Uyu muryango tuwuzanye mu maboko yawe kuko ni wowe watangije umuryango. Ushaka kuko umwami natwe usumuje abantu bororoka, barororoka baragwira, ngo bagwire buzure isi niko wategetse. Niyo mpamvu dusabira uyu muryango kugira ngo uwukomeze. Bahawe inshingano zo kuyobora uyu muryango uyu musaza yayoboraga. Reka ubashoboze, ureke imbaraga zawe mwami zibashoboze. Ibo ntibabyishoboza kuko n'imanza baca bazica bivuye muri sagesse yawe ubaha. Niyo mpamvu tubasabira ubwenge buva mu ijuru. Niyo mpamvu tubasabira imbaraga ziva mu ijuru. Niyo mpamvu tubasabira kugira ngo babashishwe zose nawe. Mwuka wera abaziho abakomeze, kuko ibibazo bazakemura byo mu muryango bazashobozwe na Mwuka wera, bazashobozwe n'imbaraga z'Imana isumba byose, bazashobozwe n'imbaraga za Kristo. Ushimwe kuko uzabashoboza muri byose. Ni kubwo kwinjira neza kwawe dusabe twizeye kuko ubikoze Kristo. Amen. Umuryango wateguye fanta, turakomeza tuyisangire kandi baze kugerageza igere kuri bose, kandi turakomeza tubashimira mu byo mwakoze byose kandi bamugisha. Namubonye hano ntabwo yagenda atavuze, nubwo umuyobozi w'umuryango ashoje, ariko turamusaba kugira ngo nawe agire ijambo atubwire. Nasoza arasengera na fanta bagejeje hano. Karibu Perezida. Sawa sawa. Abantu ko bashakuje twumvikane. Sinzi icyatumye abantu basakuza kuko bavuga dusengere Imana. Nta bubasha dufite bwo kuyisengera. Hanyuma abantu bashitejwe n'ibi. Abantu bazi kuba perezida w'inkambi ariko ntibazi kandi ngo ni umukristo. Nanjye ndi umukristo ndakishije. Icaka bintu muvuga utumwe usengeye abashumba n'abana. Ameza n'ibindi two bitanga hano bigakura. Murakoze cyane, reka tugaruke tureke gusakuza. Twese mbere y'ibindi tugatanga pole umuryango w'abacunga bantwariye. Mwihangane, turi kumwe namwe ibihe byose, kandi isi niko imeze. Umuntu iyo agiye abarangije urugendo rwe abari inyuma, natwe nitwe dukurikiyeho. Ariko mukomere, mwihangane. Mukecuru n'abana basizwe, Inoki umuryango we, Bizimana n'abandi abamukomoka bose, mwihangane, nta kundi niko mwisi bimeze. Hanyuma kandi turashimira abantu bose bakoze iki gikorwa. Gupfusha ni ikintu umuntu atashobora kwifasha, ni ikintu gitungura umuntu, ni ikintu gisaba imbaraga, ni ikintu gisaba abakuba hafi,
umusaza Vuyana rimba bivuga ngo iyo ubonye umuntu ukubwira ngo mbore komera ihangane, ujya wumva hari ikintu ukuweho, ujya wumva yuko ugize izindi mbaraga. Rero abantu ba hano muri uyu muhana kuva kuwa gatandatu twiriwe Kabarore tugeze hano nibwo bampamagaye ko amerewe nabi, mpamagara imodokari yari Ingarama, uwo twavuganaga imodokari iraza, yagiye kugera hano n'ubundi basanga umuntu ameze nabi, ariko kuva bakitubwira kuko umuntu yarangije abantu baratabaye. Muzahorana uyu muco, uyu ni umuco mwiza, umuco wo gutabarana turawugira hano kandi abantu baratabaye. Rimwe na rimwe twebwe igihe batazajya batubona ntabwo tuba twaza abantu. Karemera twarafatikanyije kugeza kuri uyu munota, ntabwo urabizi uri umugabo wo kubihana, ariko rimwe na rimwe tubona umwanya wo kugira ngo twari dufite byinshi turimo, ariko kandi nabyo bidufitiye umumaro twese nka community. Hanyuma rero abantu bose batabaye bakaba banaje guherekeza uyu mubyeyi mu cyubahiro, mwakoze cyane, Imana ibamugisha mwinshi. Bashumba, basaza, abantu bose mwakoze, Imana ibamugisha. Nta menshi twavuga, icyo twababwira gusa nuko ari byiza gufatikanya. Igihe cyose umuntu adukuwemo, mujya mwihutira gutabara umuntu, mumufate mu mugongo, mumubwire ngo komera. Nta kindi kirenze icyo ngicyo. Dushimira abashitsi bose bavuye hirya no hino, abasaza nababonye, abakecuru n'abandi batabaye. Nubwo bari umuryango wanyu ariko muraza mugasanga hano hariyo bafashe umukingi munini, siko bimeze. Abantu bose nabo bavuye hirya no hino, mwakoze, Imana ibamugisha kandi muzahore mutabarana. Hanyuma rero nta bindi byinshi dufite kuvuga, babivuze babishoje. Reka dusenge, dusengera Fanta nkuko babisabye. Gusa akakantu mumbabarire ngavuge kuko sinagagombye kukavuga, ariko ni ngombwa. Tureke umuco wo gusakuza. Gusakuza si umuco utubereye, uko mugaragara nuko musa. Nta mpamvu yo gusakuza mu materaniro. Nimukubona haba mu birori, mu kiriyo, ahantu henshi duhuriye, ugasanga umuntu ufite mikrofone arimo ariyama kabiri gatatu, mureke gusakuza. Ntabwo ari umuco w'abakirisitu, ntabwo ari umuco, usibye n'ubukirisitu n'ubupfura bwonyine. Umuntu w'imfura ntabwo yasakuriza abandi mu gihe bahuye. Hari ibintu bimwe tugomba kureka tukabyibagirwa. Niba dusakuza, bano bana baba bakura b'urubyiruko bazakuba, abazabakomokaho ibo bizaba ibindi. Mumbabarira ku kantu kikagiriho kababaza cyane, ariko ugafite akareke. Se mvuze neza bashobora. Reka dusengere Fanta kandi mwakoze mwisi. Shimira abantu bateguye bino bintu bakabikora neza, mwarakoze, Imana ibamugisha mwinshi. Reka dusengere Fanta. Data mwiza, turagushimiye kuri uyu munsi. Dushimiye kuko watugiriye neza twebwe twese abangana gutya. Twari mu munsi mukuru wo gusezera ku mubyeyi wacu. Twabaye mu munsi udasanzwe. Uyu ni umunsi wagenwe nawe, ni umunsi twebwe tutari tuzi, ni umunsi twebwe bidutungura, byatubayeho bidutunguye, ariko waturinze, warinze abavuye hirya no hino, warinze abari hafi hano. Iki gikorwa tukaba tugishoje kuri uyu munsi kandi tukagisoza neza. Ahasigaye Imana yacu, iyi ni Fanta imbere yacu. Yezu y'umugisha, yakozwe n'abantu, yatunganijwe mu nganda, yaciye henshi, ariko Yezu yihumanure kugira ngo ibashe gutunga imibiri yacu. Abagiye kuyifata bose bagwe neza mu nda, ahasigaye ukomeze utugire neza, ni mu izina ryawe byose tubisenze Yesu, amen. Mwakoze. Tukama tukanywa amata y'inka, bakaturyamisha, tukagubwa neza. Ubwo butwari tubukesha Rugarama na Shikama. Kuri none twari tuvuga Shikama, ubutwari bwahereye kuri Rugarama isa. Uyu bishabure mureba hano n'itwari, na Shikama n'itwari guhera kuri isa. Rero mu by'ukuri Shikama ntacyo twamunganye nacyo, n'umuntu w'amahoro. Reka muvuge kuva muri afudeli babaye mu Rurambo
baje mu bibangwa muri 96 mwimuka siko bishoboka muza mu bibangwa aza muri notabilite ya dataruka none hashitse turamwakira neza cyane aba umuyoboke muri notabilite kandi agenda neza akora neza imyaka yose yabayeho ubutwari bwashikama n'ubufura bwe n'ubunyangamugayo timuburebere hano nyakeke n'ubuyagera kuko bwahereye mu rurambo hehe ese ni kuri ntuze bwari mu tuyaga mu bishuko abuzana mu bibangwa tubana imyaka yose 10 n'imisago araza mu Rwanda ibyahano babahe bahamya hano ihoga nejo bundi mwifurije uko ridashira n'umuzuko wabera kandi mukecuru turi kumwe umuryango urahari turi kumwe nta kibazo tangariza ko yagiye kurezaho